Uwamungu Marie Angeliza wari umaje kumenyekana amaje kwitaba Imana akaba asize umugabo n'umwana umwe w'umuhungu wari ufite umwaka umwe gusa. Haragana yakomeye nyuma y'urupfu rwa Uwamungu Marie Angeliza wayoboraga impanuro Girls Initiative mu Rwanda. Agenda yakomeje kugaragara mu muryango umugore waharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa mu Rwanda nyuma y'urupfu rwa Uwamungu Marie Angeliza wari umuyobozi mukuru w'umuryango utari wa leta uzwi nk'impanuro Girls Initiative IGI. Urupfu rwe batangiye kurutangaza kuri tariki 20 Kamena 2026 binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze n'uyu muryango. Ibintu byose bitangira gutera intimba ndetse n'agahinda mu bantu benshi bari bamuzi ndetse no mu yakoreye ibikorwa by'abahinduriye ubuzima. Mu butumwa bw'akababaro impanuro Girls Initiative yavuze yuko yabuze umuyobozi w'indashyikirwa waranzwe n'ubwitange, urukundo ndetse n'icyerekezo cyiza. Uwo muryango wagize uti tubajwe cyane kumenyesha yuko umuyobozi mukuru wa impanuro Girls Initiative yitabye Imana. Eliza yari umuyobozi w'indashyikirwa ugwa neza kandi wagize uruhare runini mu guhindura ubuzima bwa benshi. Umurageze uzakomeza kudutera imbaraga ndetse no kutuyobora. Nubwo ariko ngo urupfu rwemejwe ntabwo IGI itangaza cyamuhitanye. Uwamungu Marie Angeliza yarazwi cyane nk'umwe mu bagore bakoze ibikorwa byinshi byo kuzamura imibereho y'abagore ndetse n'abakobwa, cyane cyane abakiri bato bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Mu myaka yashize yashyizeho umuryango impanuro Girls Initiative agamije gufasha abagore ndetse n'abakobwa bayo mu buzima bugoye binyuze mu kubakora ubuvugizi, kuba ubujyanama ndetse no kubafasha kubona amahirwe y'iterambere. Abakoranye nawe bavuga yuko ari umuntu aranzwe no guharanira ko abandi babaho neza kurusha uko yabisanze. Urugero nk'uwitwa Muhire, umwe mu nshuti za hafi, yavuze yuko mu gihe cy'imyaka hafi 10 Uwamungu aharanira guhindura ubuzima bw'abandi. Yagize ati Eliza yeguriye ubuzima bwe gukora agamije ko abandi bagira ubuzima bwiza. Yashoboye gukorana n'abantu benshi, akusanya ubufasha ndetse afasha abagore n'abakobwa kubona amahirwe atandukanye yo kwiteza imbere. Muhire yavuze kandi ko nubwo yageze guhura n'uburwayi bukomeye mu bihe byashize ariko ngo atigeze ariko ibikorwa byo gufasha abandi. Yakomeje agaragaza yuko umurage wa Eliza uzakomeza kuba binyuze mu buzima bw'abagore ndetse n'abakobwa benshi yagiriye akamaro. Ati wenda aragiye ariko umucyo uzakomeza kumurika binyuze mu buzima bw'abantu benshi yafashije. Abandi benshi bakoranaga nawe cyangwa se bamukurikiranaga nabo kandi bagaragaje agahinda bateye n'urupfu rwe. Nk'uwitwa Byiringiro Rene yavuze yuko ibikorwa bye bizakomeza kubera urugero urubyiruko n'abagore bazaza. Yagize ati ibigo bya Eliza mu buyobozi mu guha abagore ubushobozi ndetse no guharanira impinduka nziza bizakomeza gutera imbaraga ibisekuru bizaza. Mu buzima bwe bwa buri munsi Uwamungu yarazwi cyane nk'umuntu wicisha bugufi, ukunda abantu kandi uharanira ko amahirwe agera kuri bose, cyane cyane abakobwa bahura n'imbogamizi zitandukanye. Mu Rwanda ngo urupfu rwakomeje kuba inkuru ibaje ku bantu benshi kuko ruje mu gihe ibikorwa yakoraga byari bimaze kugira akamaro mu muryango nyarwanda. Uwamungu Marie Angeliza kandi asize umugabo n'umwana umwe w'umuhungu wari ufite umwaka umwe gusa. Birababaje nubwo atakiri kumwe n'abamukundaga, ariko ikorwa yakoze, ubutumwa atangaga ndetse n'impinduka yazanye mu mibereho y'abagore ndetse n'abakobwa benshi bizakomeza kwibuka nk'umurage ukomeye yasize mu Rwanda. Abamuzi bavuga ko izina rye rizakomeza kuba mu mateka y'abaharanira iterambere ry'abagore ndetse n'abakobwa, ndetse ko ibikorwa bye bizakomeza kubera benshi isoko y'ihumure n'icyizere cy'ejo hazaza heza. Uwamungu Marie Angeliza rero aruhukire mahoro, uresi in peace. Tumwifurije kugira uruko ridashira. Mbabwira ni karagacemo ingi ni isoko y'amakuru mwagezweho nanjye Mwinyabari Obedi nk'uko bisanzwe. Obi time. News.